bihaye iyo nyito ariko bigaruye kubera ko abizi ko Rikiriki ari umukizwa. Rikiriki yarakijijwe, Rikiriki ntago kigendera muri izo nzira, Rikiriki ntago kiba muri ibyo bintu, aratangira amusebya ngo yambereye bouncer ngo yagize gute. Rikiriki ntago ibyo bintu akibigenderamo. By the way, utekereza ko ari we siwe we, utekereza ko arimo no. Urumva wowe niba ukiri muri za 2010 na kangahe, Mbabazi ari 2024 wa mama we, Mbabazi ari 2024. Rero wivanga ibintu kuko ndishuwa ko Mbabazi aramutse avuze sinzi ko wakongera kugenda mu mihanda ya Kigali oda. Uzirinde ko Rikiriki avuga, kuko Rikiriki navuga wa mugore we Rikiriki navuga nawe akatanga version ye ndakurabuye, aramutse avuze isi yose yakuvaho, isi yose yakuva oda. Wahubwo ikintu utangira gusengera, utangire gusengera ko Rikiriki atavuga, kuko hari abagabo bagiye barengana mu ibi bintu bya social media, barabirenganiramo barashira, baruma umutima, bafata umutima barawujundika, barashira, banga kuvuga kugira ngo bakomeze gusigasira, ariko barashize. Abo bagabo barahari. Abo bagabo rero ndagira ngo mbahe ino garanti. Abo bagabo bagenzi babo babumva bafite platform nini bazajya baza babarenganure. Muri abo bagabo ndimo. Ni nkuko hari abagore barumye imitima, bababaye, bangijwe cyane, bakangizwa, bakashira, bakagira gute, bakaba barabuze ahantu bavugira cyangwa se barabuze. Hano kuri Yago TV show ntabwo twe dushaka gusenya umuryango. Umugore niyitwara nabi muri societe nyarwanda tuzamukebura, tumwereke ko nawe hari ibibi afite, ku buryo turamutse tubivuze nawe byaba bibi, aho kugira ngo abagore bahore baza bavuga ngo abagabo niba bituri babi. Ibi byo biri mu bintu byatumye abakobwa benshi bisanga mu burezi bien. Ibyo biri mu batumye abasore benshi bisanga mu butinganyi. Kubera iki se? Hari abagore bamwe na bamwe bagize uruhare mu kwangisha abakobwa abagabo. Mwumve neza ino statement. Hari abagore bamwe na bamwe bagize uruhare mu kwangisha abakobwa abagabo. Urugero, umugore washatse cyangwa wagize gute watandukanye n'umugabo, akaba yakwigisha, yatanga propaganda mbi, ayibwira abakobwa, bavuga ati abagabo ni babi, abagabo ni babi, abagabo n'abana babi, abagabo ni babi. Urumva izo mvugo zimeze gutyo zagiye zituma abana b'abakobwa nabo bumva ko abagabo ari babi, koko bishora muki mu butinganyi. Hanyuma abana b'abahungu nabo bamaze abagore cyangwa abamama bamaze abafite ibibazo mu rushako, bagize ibibazo, kuko ntago twese dufite background zimwe, ntago dufite family background zimwe. Abasore nabo kubera abakobwa bamaze kwishyiramo ko abagabo ari babi, ntago abasore bagikunda n'abakobwa ngo babakunde byanyabyo, barabatendeka. Urumva ibyo byose biri mu bintu bihera ku kintu n'ubundi kimwe kandi gitoya, aho umuntu ashobora kuza akabeshyera umuntu hano kuri social media, abandi bakamukomera cyo bakumva nibyo, bakabyurira bavuga uburyo umugabo ari umuntu mubi. So oda, ngewe kabisa ubu ndetse kubera ko mfite amakuru yawe mesh, uko wabaye umurezi bien, uko waje gusengerwa, byo kujya mu bapfumu nabyo ubwo nabyo nubishaka tuzabizana. Niyo mpamvu ndimo kubwira ni wa mudamu we, rekeraho izina Yago washakaga ko nkuvugaho. Utu ni duke nkuvuzeho, utu ni duke mvuze kubyo nshobora